Ikaze nanone nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire, hari ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza bati se ni gute wamenya ko umuntu agukunda? Akenshi iyo umuntu agukunda ntago ari ibintu byanditse ahantu ngo ugende uvuga ngo icyambere aracyujuje icya kabiri aracyujuje, hoya nawe ubyiyumvamo. Ikindi hari uburyo hari ibintu umuntu agukorera ukemeza ko agukunda, ukabihagararaho ukabihamya. Hari n'igihe uba ukundana n'umuntu ariko abandi bakamukubuza, ariko wowe ukaba ubizi turiya muntu rwose nubwo wenda hari ibindi atujuje ariko arankunda. Ese ni iki kikwereka ko umuntu agukunda? Abantu batandukanye rero bafite uburyo babyumva, bafite uburyo iki kibazo bashobora kugisubizamo. Hari ukubwira ati iyo ukundana n'umuntu mugashwana mukagirana akabazo gatuma mutavugana, mukamarana umwanya munini mutavugana cyangwa se iminsi myinshi mutavugana, ntago uba umeze neza muri wowe. Nta kindi kintu uba utekereza uretse we. Hahandi uba ushaka kumuvugisha, hahandi uba ushaka kumuhamagara, hahandi uba ushaka kumwandikira nk'uko musanzwe mubikora, ariko kuko yenda yakubabaje, kuko mutameranye neza muri iyo minsi ukabireka. Noneho watekereza ko na wenda ariko ku rundi ruhande umeze, cyangwa hari n'igihe uvuga uti wamuhamagara wamwandikira, ariko ukisubira ukavuga uti se kuki watabikoze? Niba nawe nkunda, niba z'uburyo yambabaje, niba z'uburyo nanjye meze, kuki watabikora ukihagararaho? Ako kantu rero hari uvuga uti kugira ngo menye ko umuntu ankunda mu gihe mutameranye neza nawe ukaba utameze neza, ntwikomereze ubuzima nkaho nta cyabaye, ahubwo ukaba udasinzira, utarya neza, utameze neza kubera ko mutameranye neza. Ati icyo ni ikintu kimwe gishobora kukwereka ko umuntu agukunda cyangwa se kukunda uwo muntu. Undi we ati kugira ngo menye ko umuntu ankunda nuko mu gihe adahari, mu gihe ntamufite, nta kindi kintu kiba gifite agaciro, nta kindi kintu mba nashyira imbere. Muzanabyumva hari uvuga uti ntago nshobora kubaho kanaka anyanze. Hari n'abarangiza ubuzima bwabo, hari n'abakora ibikorwa runaka bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Muzababona banywa inzoga nyinshi cyane, abajya mu biyobyabwenge kugira ngo yibagirwe uwo muntu, ugasanga kuva cyangwa se kuba uwo muntu batari kumwe ubuzima burahagaze, cyangwa hari ikintu kije kigahungabanya ubuzima yarasanzwe abayemo. Abo ni abantu batandukanye bagenda bavuga bati ni iki gishobora kwereka ko umuntu agukunda cyangwa umukunda? Ni mu gihe kwa kundi umuntu araryamye, ariko iyo ubyutse buri munsi ugashimira Imana yuko uwo muntu ahari, icyo kintu kijya kikubaho. Kwa kundi ushima Imana, kwa kundi yereka umunsi wawe abasenga, ariko ukibuka gushyiramo uwo muntu ugashima Imana yuko ari mu buzima bwawe. Ese uyu munsi niba uri umugabo cyangwa ukaba uri umugore, niko bimeze mu buzima bwawe? Yego uramukunda, hari abavuga batari ko arabizi ko mukunda. Ese umuntu uyu munsi akubajije ati ni iki cyemeza iyo uhagaze, ni iki kikwemeza ko umugore wawe agukunda cyangwa umugabo wawe agukunda? Ni iki wavuga? Ni iki ushobora gushingiraho uvuga uti ndamukunda cyangwa arankunda kubera iki n'iki? Abenshi rero akenshi usanga abantu benshi bavuga bati kugira ngo umenye ko umuntu mukunda, kugira ngo uha agaciro uwo muntu, ni uko ubanza kumubura, ni uko areka ibyo yagukoreraga. Biratangaje kuko akenshi iyo turimo tuvuga gukunda wigarukaho, donc uburyo wiyumva ibyo uwo muntu agukorera, uburyo byakira, uburyo bifite. Birababaje kandi nanone biranatangaje ko wumva yuko kugira ngo umenye ko mukunda ari uko ubanza kumubura. Mwashwanye, yagiye mu rugendo se, hari impamvu irimo ituma ubuzima mwari mubanyemo buhagarara. Icyo gihe rero ngo nibwo ubona agaciro yari afite. Ariko uyu munsi noneho nkibaza, byashoboka yuko ushobora guha agaciro uwo ukunda ahari, ukabimubwira, ukabyemera, ukemera ko agukunda kurenza uko utegereza igihe azaba adahari. Hari noneho uruvuga ati kugira ngo menye ko ukanaka nkunda nuko mba mfite amahoro yo mu mutima n'ayo mu buzima busanzwe. Ndamahoro, ntuje, uwo muntu kumutekereza bigatuma ntuza. Ni ibintu biba biri ku rundi rwego. Hari undi ukubwira uti kugira ngo menye ko kanaka ankunze cyangwa se mukunze, kugira ngo menye ko mukunze nuko amahoro ye, ibyishimo bye, uburyo aseka, kwa kundi yishimye mba mbifitemo uruhare.
hari n'uvuga ati noneho kugira ngo menye ko mugenzi wanjye ameze neza nuko aba yishimye nabigizemo uruhare, nuko aba atuje aseka anezerewe kuko mbifitemo uruhare, cyangwa se agashyira urukundo agashyira ibyishimo bya mugenzi we imbere, agashyira kwishima kwa mugenzi we imbere, umunezero wa mugenzi we imbere kurenza uko we yishyira imbere. Ati nabwo hitamenya yuko rwose uwo muntu ankunda cyangwa ngiye mukunda. Undi aravuga ati n'ibitekerezo bitandukanye by'abantu batandukanye kugira ngo menye ko umuntu ankunda by'ukuri nuko ambwiza ukuri, akambwira ibintu ndimo nkora mu buryo butankomeretsa, mu buryo bungarura mu murongo ariko atankomerekeje. Mwibuke ko ari abantu babiri bakundana, twibaza tuti niki gishobora gukwereka ko umuntu agukunda. Uretse bya bindi uvuga uti ndabizi, hari ibyo nkorera ndabibona, hari ibyo nanjye mbona, ariko se umuntu abikwaje mu magambo wavuga uti ndabizi gusa ko nkunda, hoya gerageza nk'umunyarwanda umubwira icyo kintu ku buryo ari ikintu ashobora kugerageza kumva. Iyo hari ikintu kibayeho mu buzima, iyo hari ikintu tugonganyeho, iyo hari ikintu ndimo nkora ntarenzeho, akambwiza ukuri kandi akabimbwira mu buryo bunyubaka, mu buryo bwiza kurenza uko abimbwira mu buryo bunkomeretse. Undi aravuga ati kugira ngo umenye ko umuntu mukunda cyangwa ankunda, cyane cyane mukunda jewe, ni wa muntu utamva mu bitekerezo. Ikiza mbonye mba numva nabimubwira, ikiza kingezeho mba numva ari we nakibwira, agahinda mfite mba numva ari we nahamagara nkabibwira cyangwa se nkicarana nawe nkabibwira, akantu gasekeje mbonye nkumva niwe nabibwira. Ampora mu mutwe aho najya hose, niyo naba ntamuvugisha ariko uwo muntu amba ndi mu mutwe, aba agarukamo kenshi. Ati uwo muntu rwose koko mba mukunda. Noneho uyu muntu we aranarenga akavuga ati nakundanye n'abantu benshi, ariko uwo muntu yagomaga angaruka mu mutwe, ikintu cyaba ngahita mutekereza. Urumva ko nubwo yakundanye n'abantu benshi ariko hari undi bigaruka bitewe n'uburyo atuma amera muri we. Ese wowe ni iki gishobora kukwemeza ngo uvuge ngo uyu muntu ndamukunda? Uyu munsi ndimo ndabikubaza wowe nkawe wumva iki kiganiro. Wowe ushobora kubivuga ku giti cyawe, ariko yego hari ibyo gukorera ukavuga uti arankunda koko, ariko nawe hari ibyo umukorera ukavuga uti kugira ngo ankunde by'ukuri niko byaba bimeze. Ese ni iki kikwereka ko umuntu agukunda? Hari undi wavuze ati kugira ngo rero menye ko nkunda umuntu, donc umutima uratera cyane, nkumva hari ibintu bihindutse muri jewe, nkisetsa ntabishaka. Kwa kudashobora kuguhamagara ugiye kumwitaba, niyo mutaba muri kumwe ubuzima bugahinduka, ukabona ko hari ikintu gihindutse, uwo muntu atandukanye n'abandi. Waba uzi ko hari ukuntu muri buhure ukitwara ukundi kuntu kudasanzwe. Ati rero iyo connection cyangwa se ako kantu, ayo marangamutima, iyo myitwarire ni ikintu kinyereka ko uwo muntu namukunze koko navuye mu byanjye. Hari n'uvuga uti kugira ngo menye ko nakunze umuntu nuko ikintu cyose yansaba nagikora, kandi nkagikora ntatekereje, akamukorera ibishoboka byose. Kubera iki? Ari mu rukundo, arumva yamukorera bya bintu niki. Noneho hari ahantu nigeze gusoma bavuga ngo wari uzi ko iyo abantu bakundana mu rukundo ngo ukorera umuntu ukunda ikintu wifuza ko yakagukoreye. Urimo urabyumva? Hari ibintu ukunda, hari uburyo werekana urukundo, ngo ubwo buryo rero werekana urukundo, ubwo buryo ukorera umuntu ukunda ibintu, ngo none ngo hari igihe ngo bimukorera kuko ari byo wifuza kwagukorera. Bikababaza rero ko hari igihe bimukorera ntanabibone, ntanavuge ngo murakoze, ntanabirekonese ngo avuge ati kanaka burya ntako atagira. Noneho ugasanga rimwe na rimwe biranababaza mu rukundo ko wowe ugira ibyo ukora kuko ari byo wakwifuje ko bagukora, ariko wowe ntibikugarukire ngo nawe bigukorerwe. Uyu munsi mu bantu mukundana, wowe niba ufite ukunda, hari ibintu agukorera ukumva urishimye, ukumva uranyuzwe. Ese wowe ni icyo umukorera? Ese ubundi uzi n'ibyo akunda, uzi n'ibyo akeneye kugira ngo bimukorere? Gukorera umuntu ibyo yifuza byose, gukorera umuntu ibyo ashaka byose, ukanarenza, ukanatekereza n'ibyamushimisha, nacyo ni ikintu kimwe gishobora kugira gute kukwereka ko uwo muntu koko umukunda. Hari abavuga bati kugira ngo menye ko umuntu ankunda nuko anyitaho, akampa care. Ikintu bita care ni ikintu kinini cyane, ni n'ikintu abantu babona mu buryo butandukanye. Care ni iki? Kuko uburyo runaka abonamo care bushobora kuba butandukanye na kanaka. Ari naho hantu
bavuga ngo niba koko ukunda uwo muntu fata umwanya umwumve, umwigeho, umumenye, umenye ngo akunda iki, ababazwa n'iki, ashimishwa n'iki, noneho umukorere ibyo bintu wagize gute, wamubonyeho cyangwa se wamwizeho, kurenza uko ubaza Barada akakubwira ibintu akaba ari byo ukora yenda atazi n'uwo muntu, kurenza uko uvuga ngo abakobwa bose bakunda ibi kandi ntago abakobwa bose bakunda ibyo, cyangwa se ukavuga ngo abahungu bose ni ibi ngibi. Urumva babihuriye, hari ibyo bahuriyeho ariko hari n'umwihariko w'uwo muntu. Uwo mwihariko rero ugomba kuwumenya, kuko niba ukunda umuntu uzanamwigaho. Gufata umwanya ugaha agaciro amarangamutima ye, ibyishimo bye, umubabaro we, nk'uko nawe wagira gute wakwifuza ko bakwitaho. Noneho hari n'undi wavuze ati abantu bakundana ni babandi bitewe n'amakosa n'amafuti y'umuntu, uburyo mubanyeho, uburyo igihe mumaranye, kwa kundi ushobora kwihanganira amafuti ye. Iyo ukunda umuntu ngo amafuti ye ntacyo agutwara, uyafata nk'ibintu bisanzwe, ariko ngo iyo udakunda umuntu cyangwa nta kintu kirimo, ni handi n'akantu gato n'akantu gatoya gashobora kuba imbarutso yo gutandukana cyangwa se yo kutamwitaho. Dufata urugero, murabizi ko iyo abantu bose baryamye mu gitondo iyo ubyutse mu kanwa haba harimo impumuro mbi. Abantu bakundana rero iyo mpumuro ntacyo itwaye umuntu, ariko umuntu udakunda ni hahandi n'impumuro tuzi ko buri wese agira ishobora kuba intandaro yo kumwanga. Kuki ntago umwihanganira? Donc akantu gato yagashobora kuba impamvu yo kutamukunda. Urugero, muzi gusura abantu bose barasura, ariko mu gihe ukunda umuntu ntacyo bibitwaye, ariko iyo atamukunda utuntu dusanzwe, utuntu dutoya, amafuti se, imico, imyitwarire, nta kintu gutwaye kubera ko umukunda ukabyakira. Ariko mu gihe utwo tuntu dutoya tuba imbarutso, kurakara, kuvuga nabi, kumwinuba, ubwo haba harimo akandi kantu. Harimo ibyiciro ni ibihe, n'ukuntu uwo muntu atuma wumva umeze, amarangamutima agahinduka, umutima ugatera, yaguhobera ukumva nta kindi kintu kiruta ibyo bintu. Undi akavuga ati kugira ngo menye ko ankunda nuko hari ibintu ankorera, ibintu agukorera akaba ari bwo uvuga uti nibyo byerekana urukundo. Ibintu mukorera akabibona, akabyakira, akabishima, nibyo byereka ko ankunda. Hari abandi bavuga bati kugira ngo menye ko umuntu ankunda nuko dusenga, tugasengana, tukumva turi turi mu mwuka kimwe. Ese wowe ni iki gishobora kukwereka ko umuntu agukunda? Hari abavuga bati kugira ngo menye ko umuntu ankunda nuko mvuga kanyumva, naceceka akabimenya ko ari ikintu kitagenda, nakwishima akamenya kwishima kwanjye, nababara akamenya kubabara kwanjye. Yego, nibyo mu rukundo buri wese, nako ni no mu buzima busanzwe, buri wese aba yishyira heza, aba yumva hari ukuntu byagenda kugira ngo amererwe neza. Uyu munsi rero nagira ngo nkubaze, ni gute umenya ko mugenzi wawe agukunda? Ni gute umenya ko uwo muntu urimo umukunda wowe? Ni ibintu bibiri bidasigana. Hari ugukundwa ariko hari no gukunda. Hari ibintu rero byinshi bitandukanye ushobora kugira gute guhagarara ukavuga uti kugira ngo menye ko nakunze umuntu ni ibi ngibi nakora, kugira ngo menye ko umuntu ankunda ni ibi nakora. Uyu munsi rero mu gihe turimo tuvuga urukundo, reka usubize amaso inyuma urebe, ese ntago ushaka gukundwa gusa, ntago ushaka gukorerwa ibigushyira aheza muri urwo rukundo, wowe ugasanga mugenzi wawe utamwitaho, ukishimira kwakira urwo rukundo ariko wowe utarutanga? Icyo nicyo kibazo gikomeye, kuko mu mibereho ya buri munsi uko tugenda, uko tubaho, iyo ukunda ugakundwa biba byiza, ariko iyo ari kimwe gusa byanze bikunze hazamo agatotsi. Dusoza rero, ni gute ukunda mugenzi wawe? Umukunda uti? Ese ni gute umenya ko umukunda koko? Uyu munsi mbikubajije wabisubiza, wabinyandikira ukabimbwira, cyangwa wahita umbwira uti arabizi? Hari akajambo abantu bakunda kuvuga ngo arabizi. Ese abizi ati? Urabizi ko abizi? Ese wowe ni gute kugira ngo umenye ko ukundwa ni ibiki? Ese urabikorerwa? Reka nkwifurize kumenya ko ukunda, cyangwa kumenya ibyo ukorera uwo ukunda, no kumenya ibyo uwo ukunda gukorera, kuko ni ikintu cyiza mu buzima.